Ni inkuru rero ikomeje kuvugwa cyane hariya mu bitangazamakuru bya Uganda, kandi ni inkuru ikomeje kwandikwa cyane mu bitangazamakuru n'ubundi bya Tanzania, and of course ni inkuru ikomeje kuvugwa cyane hano mu bitangazamakuru by'u Rwanda. Ni inkuru yakomeje kurikoza ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma ushobora kwibaza ati iyo nkuru ni iyihe? Ese iyo nkuru yazanywe nande? Ese ubundi byagenze bite muri makeya kugira ngo ibintu bigere kuri urwego? Ibyo ngibyo nibyo nje kukubwira ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, nibwo abakoresha imbuga nkoranyambaga babonye itangazo ry'uwitwa General Muhoozi Kaina Rugaba. Uyu nguyu akaba ari umuhungu wa Perezida Kaguta Yoweri Museveni. Uyu mugabo rero yabanje gutanga itangazo, cyangwa se yabanje kujya kuri Twitter yiwe cyangwa se ku cyitwa X, yandika yuko ashaka kuba yarongora umugore wa kane. Hanyuma umuntu akashobora kwibaza ati noneho ibyo birahurira he n'u Rwanda, biraza guhura na Tanzania? Nibyo ngiye kubanza nkubwira kano kanya. Rero umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kaina Rugaba akomeje kugaragaza ko yihebeye Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016. Murumva yuko byibura aho ngaho iyo nkuru irati twinjiza hano mu Rwanda n'ubundi, kubera ko Mutesi Jolly ni umukobwa w'Abanyarwanda bazi yuko ari Miss Rwanda 2016, ariko noneho Kaina Rugaba we akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Kaguta Yoweri Museveni, akaba ari perezida wa Uganda hariya. Hanyuma rero ibi bije nyuma yuko uyu musirikare kuri uyu wa gatanu yagaragaje ko mu gihe cya vuba azarongora umugore wa kane ukomoka mu Rwanda, nyuma yo guhabwa uruhushya rwo kubikora na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nkuko nari maze kubabwira, kandi koko yari yabanje kubitangaza mbere, ariko n'ubundi bikaba byaragaragaye inshuro nyinshi ko yihebeye cyane uwitwa Mutesi Jolly. Hanyuma rero mu nkuru rero z'ibitangazamakuru bya Uganda zikomeza zivuga yuko General Muhoozi mu bundi butumwa butandukanye yaciye amarenga yuko Miss Mutesi Jolly ari we ugomba kumubera umugore, cyangwa se kari we agomba kurongora. Uyu musirikare rero muri bumwe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yavuze ko uwo agomba kurongora atangizwa n'inyuguti ya J. Ubwo bivuze yuko J turata tufata uwitwa Mutesi Jolly, kubera yuko uyu Kaina Rugaba iminsi yagiye ishira yagiye agaragaza ko akunda uyu mukobwa cyane, abikoresheje cyangwa se abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Uyu muhungu rero wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni kandi yashize kuri ruriya rubuga amafoto ya Miss Mutesi Jolly, yari aherekejwe n'ubutumwa bumurata ubwiza, burimo ubuvuga ko ni mwiza cyane n'ubuvuga ko na Beyonce ubwe ntiyamwegereranya. Urumva ko icyo yari yasizeho yavuze ko uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu Jolly ari mwiza cyane, ko na Beyonce ubwe atamwegereranyaho. Hanyuma rero General Kaina Rugaba yarahiriye ko mu mwaka utaha azaza gutwara umugeni we. Ati mu mwaka utaha nzaza mu Rwanda gutwara umugeni wanjye, sinshaka ibihuha, arahari kandi nzamurongora. Ati sinshaka ibihuha na gato, ndetse n'izindi nkuru, arahari kandi nzamurongora. Icyo yashaka kwerekana ntabwo byari blague, ariko tubi inyuma gatoya impamvu yifashije Beyonce nuko n'ubundi Kaina Rugaba yigeze kugaragaza yuko akunda umuntu witwa Beyonce. Beyonce akaba ari umugore wa Jay-Z ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yigeze no kubandika kuri Twitter avuga ati nyabuneka wowe Jay-Z jya gerageza urekure umugore wawe agende, hanyuma natwe abagabo nkatwe tugende tumuboneraho. Hanyuma rero muri iyi nkuru dukomeje, ibitangazamakuru bya Uganda byavuze yuko General Muhoozi yaciye amarenga yuko yifuza kurongora Mutesi Jolly, mu gihe kuva muri 2022 yakunze kugaragaza ko akunda uyu mukobwa by'akataraboneka. Hanyuma rero muri Mata 2022 ubwo Kaina Rugaba yarimo yitegura ibirori by'isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko, yagaragaje ko Miss Mutesi Jolly yagombaga kubyitabira bakanagirana ibihe byiza cyane. Mu magambo ye yagize ati Jolly Mutesi wabaye nyampinga w'u Rwanda, inshuti yanjye ya kera izaba ihari mu birori byo kwizihiza isabukuru yanjye, tuzagira ibihe
bidasanzwe. Ayo ni amagambo ya Kayina Rugaba cyangwa se Muhoozi. Hanyuma rero Miss Mutesi Jolly icyo gihe yasubije Muhoozi ati ndagushimiye musaza wanjye, ndamutse ntabonetse kuri iyi nshuro nzabikora ubutaha, ndakwifuriza imyaka myinshi yo kuramba, isabukuru nziza. Hanyuma rero General Muhoozi icyo gihe yakomeje kugaragaza amarangamutima kuri Mutesi Jolly, mu gihe hari andi makuru avuga ko uyu mukobwa hari undi mugabo bashobora kuba babyumva kimwe cyangwa se bashobora kuba babihuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo ngibyo rero ibyo byari bitangazamakuru bya Uganda byagiye byandika cyangwa se byanditse kuri iyi nkuru, ubona yuko byatitije Uganda ku buryo buteye ubwoba. Kayina Rugaba ni umugabo ukunda kubarizwa mu bakobwa, especially abakobwa bafite igikundiro, ntago ajya akunda kwihengeka cyangwa se ngo yihangike. Hanyuma ibi biraza kwita bitujyana mu gihugu cya Tanzania cyangwa se biraza kutujyana kwa Mama Samia Suluhu. Hakurya ahangaha naho ibitangazamakuru byaho byanditse kuri iyi nkuru, ariko uraza kwibaza ati kubera iki byayanditseho. Nuko nubundi dusanga aho dusubira inyuma mu mashusho yashyizwe ku rubuga rwa Instagram rw'umuhanzikazi Gimoni uri mu bakomeye muri Tanzania. Uyu mukobwa yumvikana aririmba umuntu witwa Saidi Lugumi, yita umuvandimwe we amwifuriza isabukuru nziza yizihije mu ntangiriro za Gashyantare 2025, akanamwita umugabo wa Mutesi. Hanyuma uyu Gimoni asoza kuririmba uyu mugabo akamuha impano, akatagira ati utanga byinshi, ukwiye imigisha myinshi, isabukuru nziza mugabo wa Mutesi. Ahangaha turi muri noneho turi mu gihugu cya Tanzania. Rero mu ntangiriro za Mutarama 2025 ubwo aba bombi bavuga mu rukundo, Mutesi Jolly yabyamaganiye kure. Icyo gihe mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X, Mutesi Jolly yagaragaje ko byari bikomeje kuvugwa by'urukundo rwe n'uyu muherwe ari ibihuha. Yagize ati rero kuba nyifuriza ineza bose ndabashimira byimazeyo, kungirira icyizere, kuntekera ibindi no kunyifuriza ibyiza cyane muri ibi bihe hariho amagambo ya rumbaza. Rero urukundo ni ikintu cyiza cyane, kandi igihe cyose ruzampamagara nzarwakira ntashidikanya, kandi ku bushake bwanjye no mu buryo bunyuze umutima wanjye. Hanyuma rero yakomeje agaragaza ko yakwifuza kugira umukunzi nk'umuherwe utuma abantu bavuga nk'uko bakomeje kubivuga, ariko bitari ukuri. Ati kuri mwe mwifashisha ikoranabuhanga mushaka kuntura umujinya, yaba kubyerekeye gukundana cyangwa se kudakundana n'umuherwe, izi nizo mpakana na kwifuza ko abantu bagirana ku bijyanye n'umukunzi wanjye. Ati hanyuma rero nzi uburyo bwo kubakanda ahababaza kandi birigaragaza. Rero ubu butumwa yabwanditse nyuma yaho tariki ya 10 Mutarama 2025 ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwije inkuru z'urukundo rwa Mutesi Jolly na Saidi Lugumi uri mu batunze agatubutse muri Tanzania, ndetse binavugwa ko acuruza imbunda. Rero byari nyuma y'ubutumwa bwahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga zaba bombi baca amarenga y'urukundo, ariko Mutesi Jolly aza kubyamaganira kure, avuga ko yari yinjiriwe n'abahaka nta mubano udasanzwe agirana n'uyu mugabo w'umuherwe wahara mu gihugu cya Tanzania. Ibi ngibi rero byose abantu bakibaza ati ese Mutesi Jolly araza kwerekeza hehe? Tuzi ko umuntu witwa Kayina Rugaba ubusanzwe no mugabo utajya uripfana na gato, no mugabo uburi tayari kuvuga buri kintu cyose gishoboka, cyangwa se no mugabo uburi tayari gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bukomeye. Abantu bakibaza batese umusirikare n'imbunda n'amaranka yiwe umwana wa Perezida Kaguteye Museveni ndetse na Luguma, uyu nguyu akaba ari umwe mu bacuruzi bakomeye cyangwa se mu bashoramari bakomeye hano ku mugabane wa Afrika, aho binavugwa yuko rwose ashobora kuba acuruza intwaro. Hanyuma abantu bakibaza bati noneho niki kizakora aho ngaho? Ese ni amaranka azakora cyangwa se ni amafaranga azakora? Abantu rero ibinyamakuru bya Tanzania byicaye birandika, and then n'ibinyamakuru bya Uganda nabyo byicaye birandika, kubera yuko iyi nkuru iri kugenda ihuza ibyo bihugu byombi, Tanzania, Uganda ndetse n'u Rwanda. Aba bagabo babiri, ese umugore azatwarwa nande? Ese
muri bo harimo uwo Jora zemera biragoye cyangwa se ntabwo twakwemeza ngo ni ibiki kubera yuko uwitwa Mutesi Jolly ntabwo yari yaza ngo asuggesting avuga ati bimeze gutya na gutya, ariko uwitwa Kayinarugaba we yamaze kwerekana cyangwa se yari declare yuko rwose ashaka kuba yatwara Mutesi Jolly. Hanyuma ariko n'uyu muvandimwe wa Tanzania nawe akaba avuga yuko cyangwa se utumenyetso bagiye bagaragaza twerekanaga yuko rwose ashobora kuba harimo akantu hazacura iki, bizagenda bite. Niyo mpamvu ndahangaha uko update zagenda ziza niko tuzajya tuzikora, hanyuma tumenye iyo byerekeza. Kambashimire cyane rero, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Peace and love, ciao ciao.